Mbanje kubasuhuza mwe mwese mukurikiye ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Niba warakodesheje inzu, waba ari wowe nyiramazu cyangwa umupangayi nk'uko byitwa mu mvugo izwi na benshi, waba warigeze gusinya amasezerano y'akazi, uri umukozi cyangwa se umukoresha, ijambo tugiye kuganiraho uyu munsi urarizi cyane. Iri jambo ryatumye hari abantu bamwe bafata umwanzuro wo kwimukira mu nzu zabo zituzuye neza. Iri jambo kandi rishobora kuba ryaratumye hari abafata umwanzuro wo kutazongera gusaba akazi bitewe n'uko wenda iryo jambo baribwiwe batari babyiteze, mbese batunguwe, cyangwa se bakaba bararibwiwe kenshi, byageraho bagafata umwanzuro wo kwikorera, mbese bakaba ba rwiyemezamirimo. Ese iryo jambo urumva warimenye ryaba ari irihe? Iryo jambo si irindi, ni integuza cyangwa se préavis mu rurimi rw'igifaransa. Iri jambo rero niryo tuganiraho uyu munsi. Iki ni ikiganiro cy'amategeko njye wakibateguriye, nkaba ngiye no kukibagezaho ndi Kayigi Kajuga Leon. Mbere ya byose turabanza twibaze tuti integuza ni iki? Nitumara kwisobanukirwa nibwo turebera hamwe n'ibindi birebana nayo. Twagiye. Integuza cyangwa se préavis ni iki? Integuza ni uburyo bwo kumenyesha mbere y'igihe umuntu mufitanye amasezerano runaka ko ushaka kuyasesa cyangwa kuyahagarika. Urugero, wari waratije umuntu isuka yawe, ubwo ni amasezerano yo gutiza, ukamutelefona ukamubwira ko uzayikenera mu gihe cy'iminsi 5 iri imbere. Muri make uramuburiye kugira ngo abe ashakiye, mbese umuhaye umwanya wo kwitegura. Icyo bimufasha ni kugira ngo atazatungurwa. Kuri urugero rwacu rero twibaze, uri umuhinzi, inshuti yawe yaragutije isuka, noneho cya gihe wari uyikeneye cyane akaba araje akayikwaka kandi utarabonye umwanya wo gushaka indi. Burya rero ku bantu benshi, cyane cyane abatuye mu mujyi, iyo uvuze ijambo préavis bumva amasezerano y'ubukode, aho nyiramazu akubwira ngo nguhaye ukwezi kumwe ube wamviriye mu nzu, cyangwa se ku mukozi aho umukoresha amubwira ati nkumenyesheje ko usezerewe mu kazi, bityo ukaba uhawe integuza y'iminsi 15. Ndetse hari n'ubwo ubwirwa ko wirukanwe nta nteguza. Integuza itangwa nanone ku birebana n'amasezerano y'umwenda, amasezerano y'ubwishingizi ndetse n'andi masezerano anyuranye. Bene ayo masezerano yose agenda agira integuza zinyuranye bitewe n'uko n'amategeko ayagenga nayo anyuranye. Uyu munsi rero twahisemo kuvuga ku nteguza ishingiye ku masezerano y'ubukode gusa. Aha turabanza turebere hamwe uko ubukode bukorwa mbere yo kuvuga ku nteguza. Mu gutegura iki kiganiro twifashishije ibisobanuro dusanga mu itegeko ryahozeho ariko rikaba ryarakuweho mu mwaka wa 2019. Iryo tegeko ni iryo kuwa 30 Nyakanga 1888, mubyumve neza, 1888, ryerekeye imirimo nshinganwa cyangwa se amasezerano. Rikaba ryarakuweho n'itegeko nimero 020/2019 ryo kuwa 22 kwezi kwa 8 2019, rikuraho amategeko yose yashyizweho mbere y'itariki y'ubwigenge. Ni ukuvuga amategeko yagiyeho hagati y'umwaka w'1885 kugeza tariki ya 1 Nyakanga 1962. Ibi turabyifashisha kugira ngo twumve ibirebana n'amasezerano y'ubukode ndetse n'integuza irebana nayo, ariko ntiturishingiraho kuko ritakiriho. Twifashishije nanone umushinga w'itegeko rizasimbura iri ritakiriho, ni ukuvuga umushinga w'itegeko rigenga inshingano cyangwa se projet de loi portant obligation mu rurimi rw'igifaransa. Kandi twaje gusanga ibirebana n'amasezerano y'ubukode yo mu itegeko ryavuyeho, turavuga ryo mu 1888, ndetse n'ibiri mu mushinga w'itegeko rishya byose bisa. Nk'uko nari maze kubivuga haruguru, tugiye kubanza turebe uburyo amasezerano y'ubukode akorwamo. Iri tegeko ryavugaga ko ubukode nta buryo ubu n'ubu buteganywa bugomba gukorwamo. Buba bwuzuye hagati y'ababugiranye igihe bumvikanye ku gikodeshwa no ku kiguzi. Inyandiko ibikorewe iba gusa ikimenyetso cyabo. Amategeko rusange yerekeye ibimenyetso akurikizwa no kubyerekeye ubukode. Ibi bishaka kuvuga ko nta migenzo idasanzwe yo gukora amasezerano y'ubukode. Urugero, ubu ugiye nko mu isoko rya Nyarugenge, turavuga muri Kigali City Market, gukodesha imyenda y'abageni, ukayitoranya, mukumvikana igihe cyo kwitwara no kwigarura ndetse n'ikiguzi cy'ubukode. Ibyo biba bihagije kuko igikenewe aha ni ukumvikana ku gikodeshwa n'ikiguzi. Burya ikibazo gishobora kuvuka n'igihe habayeho kutumvikana cyangwa gushwana nyuma, aho buri wese asabwa kugaragaza ibimenyetso by'ibyo avuga.
Inama ya mbere ni ukuvuga ngo tujya gutanga inama ya mbere dushingiye ku byo tumaze gusobanura haruguru. Ni byiza igihe cyose mukoze amasezerano y'ubukode kwandikirana mugashyiramo ingingo zose z'ingenzi, kuko usanga abantu benshi bashwana, buri wese akavuga ibintu undi akamubwira ngo ibyo ntabyo navuze. Ni byiza rero kubyandika ibintu byose mukaba mufite ibimenyetso. Tujye kurebera hamwe inshingano z'abagiranye amasezerano y'ubukode. Uwa mbere ni nyiri gukodesha cyangwa uwo twita nyiramazu. Nyiri gukodesha agomba, hakurikijwe uko amasezerano ateye, bitanagombye kuyateganywamo. Icya mbere, guha umukode icyakodeshejwe. Ni ukuvuga ngo niba wakodesheje inzu cyangwa imodoka agomba kubikumurikira. Gufata neza icyakodeshejwe kugira ngo kibere ubukode. Niba ari imodoka igomba kuba ifite feri, igomba kuba isa neza, igomba kuba iteye irangi, igomba kuba ifite radiyo ivuga neza, igomba kuba igenda neza. Niba ari inzu iteye amarangi, ni inzu waturamo, ifite amazi, ifite amashanyarazi. Kureka umukode akabaho mu mudendezo mu gihe cy'ubukode. Turatanga urugero. Niba ari ubukode bw'inzu yo guturamo, nyiramazu cyangwa se landlord ntakwiye igihe cyose abitekereje kuza iwawe akubwira ngo aje kureba uko ufata inzu ye. Agomba kuguha umudendezo. Yaba aje iwawe akaza nk'abandi bashyitsi bose, ntaza gushyiraho amategeko. Yego, afite uburenganzira bwo kugenzura uko inzu ye ifashwe, ariko ntagomba kubangamira umupangayi. Niba inzu yagize ikibazo, irava se, urugi rurashaje ntirufunga neza, ibyo byose nyiramazu agomba guhita abikoresha kugira ngo umupangayi abeho neza mu nzu yakodesheje. Undi muntu wa kabiri ufite inshingano mu birebana n'amasezerano y'ubukode ni umukode cyangwa umupangayi. Umukode afite inshingano ebyiri z'ingenzi. Inshingano ya mbere y'umukode: gukoresha icyakodeshejwe nk'inyangamugayo, kandi hakurikijwe icyo kigomba gukorerwamo cyangwa icyo kigenewe, hakurikijwe uko icyakodeshejwe giteye, niba nta giteganijwe mu masezerano y'ubukode. Inshingano ya kabiri: gutanga amafaranga y'ubukode mu gihe cyateganijwe. Muri make, wowe niba uri umukode baragukodesheje inzu y'abandi cyangwa imodoka y'abandi cyangwa ikindi gikoresho, ufite inshingano ebyiri: gufata neza icyo kintu no kwishyura amafaranga y'ubukode. Ibi ni ukuvuga ko niba umuntu yagukodesheje imodoka ye y'ikamyo, uru ni urugero tugiye gutanga, umuntu yagukodesheje imodoka ye y'ikamyo kugira ngo ijye igufasha gutunda umucanga n'amabuye kuri shantiye zawe. Aha ndavuga ba rwiyemezamirimo mu bwubatsi. Niba mwarumvikanye ko uzajya umwishyura mu cyumweru, ugomba kubyubahiriza. Ntibibe mu byumweru bibiri cyangwa mu kwezi. Niba kandi mwarumvikanye ko uzajya umwishyura nyuma y'ukwezi, nabwo ugomba kubyubahiriza. Ntibibe mu mezi 2 cyangwa 3 kandi atari byo mwumvikanye. Ugomba kandi gufata iyo modoka neza, mbese nk'uko wayifata iramutse ari iyawe. Ibaze ukodesheje igikoresho runaka bakakikugarurira cyarangiritse burundu. Aha turatanga indi nama ya kabiri ishingiye ku byo tumaze kuvuga. Ni byiza gusobanura neza inshingano za buri wese mu masezerano y'ubukode. Ubundi rero, iyo nyiri gukodesha n'umukode buri wese yubahiriza inshingano ze neza, nta mpamvu n'imwe yagombye gutuma habaho gusesa amasezerano y'ubukode. Ayo masezerano yagombye guseswa gusa ari uko umwe mu bayagiranye atubahiriza inshingano ze, cyangwa se ikintu cyakodeshwaga cyangiritse ku buryo byaba bigoye ko cyongera gukodeshwa. Urugero, niba imodoka yakodeshwaga yakoze impanuka ikangirika, niba se inzu yasenyutse ku buryo itaturwamo cyangwa se bibaye ngombwa ko isanwa kandi bigaragara ko idashobora guturwamo mu gihe igisanwa. Gusa birashoboka ko umuntu yakwifuza gusesa amasezerano kubera izindi mpamvu zitandukanye zidashingiye ku kuba hari uwishe amasezerano y'ubukode. Aha turatanga ingero. Umupangayi ashobora gukenera kwimuka ashaka indi nzu ya make cyangwa nini kurusha iyo yari arimo, cyangwa nawe agiye kwimukira mu nzu ye. Nyiramazu nawe, iyo byateganijwe mu masezerano y'ubukode, ashobora kugira impamvu zituma nawe yumva ashaka gutura mu nzu ye, ubwo yayituramo cyangwa se akayigurisha, ariko ibi ni mu gihe byateganijwe mu masezerano. Muri ibi bihe byose, uwagira impamvu ituma asesa amasezerano agomba kubanza gutanga integuza. Ese ninde ugomba gutanga integuza kandi ryari? Ruguru tubonye ko buri wese agomba kuyitanga, ariko tugiye kureba n'iryari bikorwa bite. Integuza cyangwa se preavis igomba gutangwa n'uwo ari we wese wumva ashaka gusesa amasezerano y'ubukode, yaba nyiri gukodeshwa cyangwa se umukode.
Itegeko ryateganyaga ko ubukode burangira nta rubanza iyo igihe cyateganijwe kirangiye bitabaye ngombwa kubisaba. Bivuga ko aha nta nteguza ikenewe. Urugero ni nka cya gihe mwari mwarumvikanye ko ubukode buzamara amezi 2 n'igihe kizwi. Iyo ayo mezi 2 arangiye, ubukode buhita burangira bitabaye ngombwa ko hagira utanga integuza. Icya kabiri, iyo ubukode buzamara igihe kitazwi, burangizwa no gusezera k'umwe mu bagiranye amasezerano abibwiye undi ashingiye ku muco ukurikizwa mu karere. Dufate urugero, uba mu nzu y'umuntu, mwumvikanye amafaranga uzajya wishyura buri kwezi, ariko ntimwigeze mwumvikana ngo uzayivamo ryari, uzamara igihe kingana iki. Icyo gihe igihe ushaka kuyivamo uzamuha integuza, ariko se uzamuha integuza y'igihe kingana iki? Aha baravuga ko uzatanga integuza bishingiye ku muco ukurikizwa mu karere, ariko ntabwo itegeko ryigeze risobanura akarere icyo ari cyo. Ariko tugenekereje aha bashakaga kuvuga ko igihe cya preavi kigomba gutangwa hakurikijwe uko umuco w'aho iyo nzu ikodeshwa iri. Bivuga ko igihe cyo gutanga integuza, urugero nka Nyabugogo, ni ukuvuga ngo icyo gihe gishobora kuba kinyuranye n'igihe cyo gutanga integuza i Remera, ikiremera kikanyurana n'icya Nyagatare, igihe cy'integuza batanga Nyagatare kikaba kinyuranye n'icy'i Musanze. Ariko uzasanga ahantu henshi nko mu mazu aturwamo integuza iri hagati y'ukwezi kumwe cyangwa amezi 2. Turavuga ibikunda gukorwa pratique, ariko ntabwo ari iteganywa n'amategeko. Rero nubwo bimeze bityo, ndavuga kuba amategeko atari yarateganije igihe cy'integuza, ni ngombwa kumenya ko gutanga integuza ari ngombwa kandi ari byiza. Ibaze nk'ubu uri umucuruzi ukorera mu nzu y'ubucuruzi iyo ari yo yose hano mu mujyi wa Kigali, umaze iminsi mike uvuye kurangura stock yawe yuzuye ibicuruzwa, uteganya ko uzayimarana nk'amezi 6 utarasubira kurangura. Mu gihe ugishakisha abaguzi cyangwa se abakiriya, nyir'inzu akaba akubwiye ko ashaka inzu ye mu cyumweru kimwe gusa. Ese muri icyo cyumweru kimwe waba ubonye indi nzu? Ese uyibonye bwo wabona iseta nziza nk'iyo wari ufite? Noneho twibaze kuri nyir'inzu. We abyutse agasanga abapangayi be nka 20 bamuhaye integuza y'ukwezi kumwe. Ubwo se we ntiyahomba? Uzasanga mu masezerano menshi y'ubukode harimo ingingo irebana n'integuza, ariko nta tegeko mu Rwanda rivuga igihe igomba kumara. Ibi rero bishobora gutuma hari abaryamirwa ku birebana n'integuza, cyane cyane abakode. Ibi bigiye gutuma dutanga inama ya gatatu. Mu masezerano y'ubukode uzibande cyane ku ngingo zirebana n'integuza, cyane cyane kuri wowe mucuruzi, kuko integuza mbi ishobora kuguhombya, waba uri nyiri ikintu gikodeshwa cyangwa umukode. Cyanyuma turatanga icyifuzo. Ibi byaba byiza nk'uko bimeze mu bihugu bimwe na bimwe aho amategeko yabyo ateganya igihe cy'integuza, haba kuri nyiri gukodesha cyangwa umukode, aho kugira ngo icyo gihe kigenwe n'umuco w'ahantu umutungo ukodeshwa uherereye cyangwa amasezerano y'ubukode gusa. Kuko akenshi bene aya masezerano uzasanga ategurwa n'uruhande rumwe ari narwo rufite ijambo, akenshi ni ba nyiri imitungo ikodeshwa. Urundi ruhande rudafite ijambo rukaza gusinya gusa, rudafite n'ububasha bwo kugira icyo ruhindura kuri ya masezerano yateguwe mbere. Akenshi aba uzasanga ari abakode. Iyo turebye neza mu Rwanda rwa kera, cyane ko n'itegeko ryahozeho ari irya kera cyane ryo mu 1888, nta muco wo gukodesha wari uhari, kuko wasangaga buri wese aba mu nzu ye uko yaba ingana kose, yashaka ikaba ari inzu y'ibyatsi ariko ikaba ari iye. Wenda ibi nibyo byatumye n'umushingamategeko w'icyo gihe adatinda cyane ku birebana n'integuza irebana n'amasezerano y'ubukode. Ariko ubu rero iyo urebye uko bimeze, abantu batangiye gutura muri za apartment kandi bakodesha. Amazu y'ubucuruzi akodeshwa yabaye menshi, ndetse n'abantu bayakodesha babaye benshi. Ikindi kandi, uko iminsi igenda, turebye umuvuduko w'iterambere u Rwanda rufite, abafite imitungo ikodeshwa ndetse n'umubare w'abayikodesha bazakomeza kwiyongera. Bityo rero mu ivugurura ry'amategeko ku birebana n'ubukode, hakwiye gutekerezwa no ku birebana n'igihe cy'integuza ku masezerano y'ubukode hashingiwe kuri kamere y'igikodeshwa, aho gushingira gusa ku muco w'ahantu cyangwa amasezerano. Hari ibihugu usanga batandukanya igihe cy'integuza ku mazu y'ubucuruzi n'amazu atari ay'ubucuruzi, amazu ari ahantu hacucitse n'amazu ari ahantu hadatuwe cyane, kuko hamwe byakoroha kubona undi mupangayi vuba, mu gihe ahandi byagorana. Tugana ku musozo w'iki kiganiro,
Tubibutse ko twagiye dutanga inama ku badukurikiye ndetse dutanga n'icyifuzo ku bashinzwe kuvugurura amategeko. Nyuma y'ibi bisobanuro, uwaba afite ikibazo cyangwa igitekerezo yakitugezaho atwandikira kuri adresse zacu zose, haba kuri YouTube, LinkedIn, Twitter, Facebook ndetse na Instagram. Mwakoze kubana nanjye muri iki kiganiro. Nari Kayigi Kajuga Leon. Mugira amahoro.